Ahangaha rero usanga ubutegetsi buri mu biganza by'agatsiko k'abantu bakeya. Ahanini wenda bafite icyo bapfana cyangwa se bafite ibindi bintu bahuriyeho by'inyungu zabo bwite. Abantu bava muri iyi miryango nibo bavamo abatware, nibo bavamo abasirikare bakomeye. Ahangaha abaturage bari batangiye kungana. Neza Atene yari ifite demokarasi idafunguye kubera ko umuntu ku giti cye yafataga umwanzuro akajya gutora kandi ijwi rye rikumvikana. Abaturage nta jambo baba bafite, nta n'igitekerezo baba bemewe gutanga, ahubwo baba bagomba kugendera ku byo guverinoma zabo zabategetse cyangwa se zabasabye, nta jambo barengejeho. Baba bishimye cyangwa batishimye bategetswe kuba. Atene yari ifite demokarasi idafunguye kubera ko umuntu ku giti cye yafataga umwanzuro akajya gutora kandi ijwi rye rikumvikana. Abaturage bifatiraga imyanzuro yose igendanye n'ukuntu bagomba kuyoborwa cyangwa se gutegekwa, noneho abayobozi babo bakaba aribo bazashyira mu bikorwa iyo myanzuro, ariko yaratowe n'abaturage. Kandi icyo gihe nanone leta izayisimbura ikaba itari yajyaho, nicyo bita anarchy. Ahangaha kenshi usanga hari abaturage cyangwa se udutsiko tw'abaturage b'abanyembaraga babyihishe inyuma, baba bari kubyungukiramo cyane ku buryo baba bifuza yuko ahubwo hatakajyaho n'indi leta. Nge mugiye kubana nitwa Musasavimbi, mbibutsa ko uramutse wumvise ibiganiro byacu ari byiza ukora subscribe ugakora no kukazogera kugira ngo bitazongera kugucika.